Nephilim nk'uko bivugwa mu gitabo cya Bibiliya ni ibiremwa by'uburyo budasanzwe byahuriyemo abantu n'abamarayika. Amateka y'abakuru urujijo kuko bamwe bavuga ko bari bafite imbaraga zidasanzwe, uburebure bukabije ndetse n'ubumenyi bwihariye bw'ibintu bidasanzwe. Hari n'abemeza ko ibikorwa byabo byakomotse ku butumwa bwihariye cyangwa ibanga ry'isi, bigasiga ibimenyetso by'ubwoba n'amayobera mu mateka y'abantu. Nubwo benshi batabyemera, inkuru zabo zikomeza gutera amatsiko no guhishura ibibazo by'imbaraga n'ibyumviro by'isi ya kera, bituma izina Nephilim riba ihuriro ry'ibyihishe n'ibitangaje. Ibi biremwa bidasanzwe binavugwa muri Bibiliya ni ibiremwa bwoko ki? Kuki byiswe Nephilim? Kuvuga ko ibi biremwa byateje akahe kaga mu isi. Murakaza neza ku Mayobera TV, urubuga rwihariye rugamije gucukumbura no kugaragaza ibintu bihishe, amabanga atavugwa n'amayobera akomeje kuyobera isi n'abantu bayo kuva kera kugeza uyu munsi wa none. Wicikwa n'amabanga, amayobera n'ibitavugwaho rumwe tubagezaho muri buri kiganiro tubategurira kuri iyi sheni yacu kandi yanyu. Muri make, aha niho honyine wasanga ibintu bidasanzwe utapfa kumva ahandi. Icyo bigusaba rero ni ugukanda subscribe ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone amakuru mashya mbere y'abandi. Njye ndi Mugirabanga ati mbahaye ikaze. Nephilim nk'uko bivugwa mu itangiriro mu gice cya 6 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4 ni ibiremwa by'ibikanka byavutse kubera umubano hagati y'abana b'Imana n'abakobwa b'abantu. Iyi ngingo irimo urujijo rwinshi kandi kurura impaka nyinshi mu bumenyi bwo gusobanura ibyanditswe byera, bigatuma ibyo biremwa biba inyota y'ubushakashatsi mu myizerere n'umuco w'amadini. Ibivugwa kuri Nephilim biboneka mu buryo bugaragara mu itangiriro mu gice cya 6 ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Icyo gice kivuga ko igihe abantu bari batangiye kugwira mu isi, abana b'Imana babonye abakobwa b'abantu ari beza, bahitamo gushakana nabo, bituma havuka ibiremwa byabaye ibikomangoma cyangwa abantu b'ibikanka, abantu banini kandi badasanzwe. Icyo gihe isi yari yuzuye ubugome n'ubwiyandarike, bituma Imana itekereza kurimbura abantu bose, hagasigara Nowa n'umuryango we. Hari abemeza ko Nephilim bari bimwe mu byateye guhanwa ku isi. Impaka nyinshi zijyanye na Nephilim zishingira ku gushakisha abana b'Imana bavugwa muri Bibiliya baribo. Hari inzira ebyiri z'ubusobanuro. Iya mbere, abahanga bamwe bemeza ko abana b'Imana ari abamarayika baguye, bavangiye imibereho yabo y'ibyo mu ijuru n'iy'abantu ku isi. Ibi bishingira ku magambo aboneka mu gitabo cya Yuda, igice cya mbere umurongo wa 6 kugeza ku wa 7, aho abamarayika bivugwa ko bataye imyanya yabo y'ikuzo. Indi mpamvu nuko abana b'Imana bishobora kuba urubyaro rwa Seti, rukiranuka rwashakanye n'urubyaro rwa Kayini, bari baranduye imibereho yo mu isi. Nephilim bafatwa nk'ibiremwa birenze kamere. Bibiliya ivuga ko bari abantu b'ibikanka bafite imbaraga zitangaje, kandi bishoboka ko ari byo byatumaga bari abayobozi n'abarwanyi b'ibikomerezwa ku rugamba. Ibyanditswe ntibisobanura neza niba bari abantu b'inyama n'amaraso bafite imbaraga zisanzwe cyangwa niba bari ibiremwa bifite imiterere itandukanye n'iy'abantu. Nubwo umwuzure wagombaga kurimbura ibiremwa byose byari mu isi, hari ibitekerezo byemeza ko Nephilim bigeze kongera kubaho nyuma y'umwuzure. Umubare wabo ukomoka ku magambo aboneka mu kubara igice cya 33 ku murongo wa 33, aho intasi za Isirayeli zivuga ko zahasanze abantu b'ibikanka muri Kanani. Hari icyemezo ko Nephilim b'icyo gihe bashobora kuba bafite isano n'imiryango y'abagabo b'ibikanka nka Anaki ndetse na Goliyati. Mu bindi byanditswe by'idini harimo Bibiliya y'Abayahudi izwi nka Talmud, igitabo cya Enoch n'imico ya kera, Nephilim bavugwa nk'ibiremwa byateje ikibazo gikomeye mu isi. Mu gitabo cya Enoch bivugwa ko abamarayika baguye bakoze ibyaha byo kwigisha abantu ubwenge bw'ibanga bwateje iterambere, ariko bukabazanira umuvumo ukomeye cyane. Ibivugwa kuri Nephilim birimo ibitekerezo byinshi bishingiye ku myemerere, kandi ntibyigeze biboneka ibimenyetso bifatika byo mu mva cyangwa amateka ashimangira ko bariho. Nubwo bimeze bityo, ibitekerezo bifitanye isano nabo byagize uruhare rukomeye mu gusobanura amateka n'imiryango ya kera ndetse no mu binyoma by'inyongera. Ibivugwa kuri Nephilim byabaye isoko y'ibitekerezo mu buvanganzo, sinema n'ibindi bikorwa by'ubuhanzi. Bakunze kugaragara nk'ibiremwa bidasanzwe, abarwanyi cyangwa se nk'abagize uruhare mu mateka ya muntu. Mu gihe benshi babona Nephilim nk'imvugo yo kwigereranya kw'ibiremwa bifite imbaraga zidasanzwe, hari abakomeje kubashakisha bifashishije ubumenyi bw'ikirere, archaeology cyangwa inyandiko za kera. Nephilim ni ingingo ikomeza gutera impaka n'amatsiko menshi, ukongeraho amayobera adasanzwe, nubwo ibyabo byabaye agatangaza k'amateka ya kera. Kugeza ubu nta bimenyetso bifatika by'ubushakashatsi byemeza ko bariho koko. Nyamara ubuzima bwabo nk'uko bivugwa muri Bibiliya bushobora kuba isomo rikomeye ryo kwitondera imico no kubana n'ibintu byose bihabanye no gushaka kw'Imana. Hari bimwe mu bintu byihariye kuri Nephilim bishobora kwitwa utuntu n'utundi bishimishije cyangwa bikurura amatsiko. Icya mbere ni izina Nephilim, ubundi ryakomotse he?
Izina Nefilim ryakomotse mu Giheburayo Nefilim, rikaba rifite inkomoko mu nshinga Nafari, bishatse kuvuga kugwa cyangwa abaguye. Ibi byatumye bamwe bemeza ko ari abaguye mu cyaha, cyane cyane abamarayika baguye. Hari n'abavuga ko risobanura abatembagajwe, bishobora kuvuga ko bari ibiremwa byarwanye bikarimburwa n'ubushake bw'Imana. Icya kabiri, aba bantu bari banini ku rugero rungana gute? Bibiliya ntibivuga neza uko bari banini, ariko mu kubara mu gice cya 13 ku murongo wa 33, abatasi b'Abisirayeli bo bavugaga ko babonaga basa n'inyo imbere y'abo bantu b'ibikanka bo muri Kanani. Ibi byatumye bamwe batekereza ko Nefilim bari bafite ingano idasanzwe, kugeza ubwo umuntu yamujya imbere akabona ameze nk'urushishi. Hari abavuga ko bari bafite uburebure bukabakaba metero hagati y'eshatu n'enye. Ibyo bikubiye mu nkuru z'amateka n'ibinyoma byo mu mico itandukanye. Mu gihe ku muntu usanzwe umuntu muremure cyangwa se umuntu mugari atapfa kurenza metero 2 z'uburebure, abuzukuru ba Nefilim muri Bibiliya bashobora kuba bafite aho bahuriye n'abagabo b'ibikanka bavugwa nyuma y'umwuzure nka Anaki, umuryango wagaragaye mu gihugu cya Kanani. Goliyati wari umugabo muremure w'intwari, ashobora kuba yarakomokaga kuri iyo miryango. Abamarayika baguye kuko bashobora kuba barashakanye n'abakobwa b'abantu nk'uko bivugwa. Iki ni ikibazo gikurura impaka nyinshi. Hari abavuga ko abamarayika b'Imana batashoboraga kugira imibiri isanzwe, bashoboraga gukoresha mu mibanire y'igitsina. Nyamara igitabo cya Enoki kivuga ko abamarayika baguye bifashishaga imbaraga zabo zidasanzwe kugira ngo bigenze nk'abantu basanzwe. Mu nkuru z'amadini, cyane cyane mu gitabo cya Enoki, bivugwa ko Nefilim n'abamarayika baguye bigishije abantu ibintu byinshi, harimo uburyo bwo gukora intwaro za kirimbuzi, gusudira no kubaza, ubuvuzi butari buzwi icyo gihe, inyigisho zijyanye n'ubumenyi bw'ijuru n'ubumenyi bw'ibanga. Nyamara ibi byari bigamije kubangamira umugambi w'Imana, bituma isi yuzura ibyaha. Mu mateka y'Abagiriki n'Abanyamisiri hari ibitekerezo bisa n'ibya Nefilim, aho havugwaga ibiremwa binini kandi birenze ubushobozi bw'abantu. Urugero ni nk'inkuru ya Titani mu Bugereki bwa kera, cyangwa se ibigwari bikomeye mu mico y'Abanyamisiri. Abahanga mu mateka bavuga ko ibi bishobora kuba byaratewe no gusobanura abantu b'abasirikare b'ibikomerezwa cyangwa ibiremwa babonaga nk'abadasanzwe. Gusa hari ibimenyetso nabyo byagaragaye mu buvumbuzi bwa archaeologist. Hari bivugwa ko habonetse amagufwa y'abantu b'ibikanka mu bice bimwe bya Afurika na Amerika ya ruguru. Nyamara ibyo bimenyetso akenshi byaketswe ko byahimbwe, kandi nta gihamya y'ubushakashatsi yemeza ko byari bya Nefilim nyirizina. Ese aba bitwa aba Nefilim nibo bavumbuye abadayimoni? Igitabo cya Enoki kivuga ko nyuma y'urupfu rwa Nefilim imitima yabo itigeze yemererwa kujya mu ijuru cyangwa mu kuzimu, ahubwo yavuyemo abadayimoni bafite ubushake bwo kwangiza no kwica ku isi. None kuki isi yose yashakaga kubarimbura? Mu itangiriro Imana yagize icyemezo cyo gutera umwuzure kugira ngo irimbure isi yari yaranduye n'ubugome. Benshi bemeza ko uburakari bw'Imana bwarushijeho guterwa n'uburyo Nefilim bagize uruhare mu gutuma isi yangirika mu buryo bukomeye kandi buteye ubwoba. Inkuru za Nefilim zasanishijwe n'amateka y'ibiremwa bidasanzwe nk'igihangange cyangwa se giant bavugwa mu nkuru zitandukanye z'ibihugu nka Norvège ndetse na Ireland. Tugarutse ku bitekerezo bihuza Nefilim n'ubwenge bw'ikoranabuhanga ryo muri iki gihe, byaturutse ahanini mu ntekerezo z'imico, imyizerere y'amadini n'amateka y'ikinyoma, ibizwi nka mythology, bikomoka ku gitabo cya Enoki no ku nyandiko z'amadini zitandukanye. Dore uko bishobora gufatirwa rero mu buryo burambuye. Ubwenge bw'ikoranabuhanga buvanwa kuri Nefilim. Mu gitabo cya Enoki, Nefilim ni abamarayika baguye bavugwa ko bigishije abantu ubumenyi bw'ibanga. Ibyo bigishijwe birimo ikoranabuhanga ry'intwaro ziremereye kandi zidasanzwe, ari nazo turi kubona uyu munsi wa none. Ngo abamarayika baguye babanje kwigisha abantu gukora ibyuma n'intwaro bikomeye. Ibi byahinduye uburyo abantu babanaga, bishyira imbaraga mu ntambara no gutegeka isi mu buryo budasanzwe. Ubumenyi bw'iby'ikirere, Enoki avuga ko abamarayika bigishije abantu gusoma inyenyeri no kumenya igihe n'ibyerekezo bigendanye n'ubumenyi bwa astronomy. Ubumenyi bw'imiti n'ubuvuzi, bagize kandi uruhare mu kubwira abantu uburyo bwo gukoresha ibiti, ibimera n'ibikoresho mu buvuzi. Ibi byatanze intambwe yo gukora imiti, ariko rimwe na rimwe bikoreshejwe mu bintu bibi. Iri banga ry'ikoranabuhanga bivugwa ko ryashyizwe mu maboko y'abantu, ryakoreshejwe nabi, rikaba ryarateje urwango n'intambara, bigatuma Imana yifashishije umwuzure ngo isohoze umugambi wo kugabanya iryo koraniro ry'ikibi. Mu gihe ikoranabuhanga ryo muri iki gihe rishingira ku buhanga bw'abantu, hari abafata ibyo Nefilim bigishije nk'umusingi wa byinshi bikorwa uyu munsi, harimo ibikoresho by'intambara, intwaro ziteye imbere, intwaro za kirimbuzi, drone n'amarobo y'intambara. Zifatwa nk'ubushakashatsi bwakomotse ku mizi ya kera y'ubumenyi bw'ibanga bigishijwe na Nefilim cyangwa abamarayika baguye.
Hari kandi ubwenge bwo gukorana nka artificial intelligence yatangiye kuza uyu munsi wa none turi kubona ikataje mu buryo budasanzwe. Hari amahuriro y'uko ubwenge bwo gukorana ari urwego rw'ubumenyi burenze imitekerereze ya muntu, rwashoboraga guhuzwa na bwa bumenyi bw'ibanga bigishije abantu mu bihe bya kera, ariko bikaba bigiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi wa none. Nubwo isi ya kera atari nk'iya none, ikoranabuhanga ryo mu bihe bya kera rihuza n'irya none. Hari abantu bakeka ko Nephilim bashobora kuba baragize uruhare mu kubaka ibitangaza by'amateka nk'amapiramide y'Abanyamisiri, Stonehenge mu Bwongereza, cyangwa ibindi bikorwa by'ubwubatsi bikomeye. Bavuga kandi ko ibi bikorwa byaba bifitanye isano n'ubumenyi bw'ikoranabuhanga bari bafite. Tugendeye ku mibare ya geometry, ibipimo by'imyubakire byagaragaje ko abantu bo hambere bari bafite ubumenyi bukomeye, kandi hari abakeka ko bwaba bwarahanzwe n'ibiremwa birenze abantu, harimo na Nephilim. Bamwe mu banyamadini bavuga ko iterambere ridasanzwe ry'ikoranabuhanga ryo muri iki gihe rifitanye isano no kugaruka kw'ibiremwa byahozeho nka Nephilim cyangwa abadayimoni. Ibi bihuza nuko ikoranabuhanga rikoreshwa mu buryo bugamije kurwanya cyangwa guhindura imibereho y'abantu, rimwe na rimwe ritanyuze mu murongo w'umugambi w'Imana. Urugero ni uburyo ubwenge bwo gukorana cyangwa se artificial intelligence bushobora gutwara ubushobozi bw'abantu, bigatera ubwoba bwo kuba umuntu ashobora kuzaba akorerwa n'ibikoresho yihangiye. Nka Nephilim, ikoranabuhanga rifatwa nk'inkunga ku iterambere ry'abaturage, ariko rikaba n'intwaro yo gutera akaga. Inyungu kuri ibi: iterambere mu buvuzi, iby'itumanaho no guhanga udushya byakozwe n'ubwenge bw'ikiremwa muntu, ariko ibibazo bizateza ikoranabuhanga rikoreshwa nabi rishobora guteza ingaruka mbi, nko gukwirakwiza ibisasu bya kirimbuzi mu isi, kuneka abantu binyuze muri mudasobwa, cyangwa gukora ibidahuye n'indangagaciro z'ikiremwa muntu, nko gutunganya imibiri y'abantu mu buryo bwa genetike. Ese nubwo bivugwa ko ibi biremwa bitakibaho, ikoranabuhanga rya none ishobora kugerageza kongera kugarura aba Nephilim? Hari ibitekerezo bifitanye isano n'ubushakashatsi bwa genetike cyangwa ingufu zo gusubira mu bihe bya kera. Hari abahanga bavuga ko mu mishinga ya genetike nka CRISPR, abahanga bashobora kugerageza guhanga ibiremwa bishya byaba bifite imbaraga nk'iza Nephilim cyangwa ibindi bikomangoma bivugwa mu mateka. Hakorwa kandi ubushakashatsi ku buryo bwo guhuza abantu n'imashini, bikaba bifitanye isano n'ubumenyi bw'ibanga, bigaragaza ko abantu bashaka kugera ku rwego rw'ibiremwa bifite ubushobozi burenze ubusanzwe. Nubwo nta gihamya cy'uko Nephilim bari bafite ubushobozi bwo gutanga ikoranabuhanga nk'iryo dukoresha uyu munsi wa none, ibitekerezo bibahuza n'ubwenge bw'ibanga bishingira ku buryo bumwe ikoranabuhanga ryo muri iki gihe rifatwa nk'icy'abantu batari biteze kugeraho mu gihe gito. Ibi bigaragaza uburyo inkuru z'ibi biremwa zigifite imizi mu mitekerereze ya muntu, cyane cyane iyo bigeze ku bumenyi bw'ikoranabuhanga ry'ibanga no guhindura isi. Muri rusange, Nephilim ni ibiremwa bidasanzwe byavuzwe mu byanditswe bya kera, by'umwihariko muri Bibiliya nk'Intangiriro igice cya 6 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4, bigasobanurwa nk'urubyaro rw'abakobwa b'abantu n'abana b'Imana, ubwo bari abagabo mu yandi magambo. Nubwo inyandiko zibavuga zigira uruhare rukomeye mu myumvire y'abantu ku biremwa bitangaje, ntihigeze haboneka gihamya y'amateka cyangwa y'ubumenyi yerekana ko babayeho koko. Muri Bibiliya no mu nyandiko z'amadini, Nephilim basobanurwa nk'ibiremwa bidasanzwe byari bifite imbaraga n'ubushobozi bwihariye, bigasobanurwa nk'intandaro y'ibibazo byinshi mu isi. Kuba bari ibikanka by'intwari byatumye bavugwa nk'ibiremwa byari birenze imitekerereze y'abantu bo mu bihe byabo. Ibyavuzwe kuri Nephilim byagaragazaga uruhare rwabo mu gutuma isi yuzura ubugome, ubwiyandarike n'ubugambanyi ku Mana, bigatuma Imana ifata icyemezo cyo gutera umwuzure. Ibi bituma bagirwa ikigereranyo cy'uko gukoresha nabi ubushobozi bwihariye cyangwa ubumenyi bishobora gukurura akaga gakomeye mu isi. Ku rundi ruhande ariko, Nephilim bashobora gufatwa nk'isomo ku birebana n'ingaruka zo kuvanga icyiza n'ikibi. Ubwenge bw'ikoranabuhanga cyangwa ubushobozi bwihariye ntibikwiye gukoreshwa mu buryo bubangamira isi n'imibereho y'abantu. Abantu ntibavuga rumwe mu buryo bisobanurwa. Hari abemera ko bari abamarayika baguye cyangwa urubyaro rwa Seti, abandi bakabafata nk'ibiremwa bitangaje biri mu nkuru z'ikinyoma. Ibi bigaragaza uburyo iyi ngingo ikomeza kuba ifite umwimerere mu myumvire y'abantu, ituma ibazwa mu buryo bw'isanisha n'iterambere ry'ikoranabuhanga rya none. Ibyavuzwe kuri Nephilim n'ubumenyi bwabo bw'ibanga bikomeza gukurura amatsiko ku buryo umuntu ashobora kuba yarigishijwe ibintu birenze ubushobozi bwe. Ibi kandi bigira isomo rikomeye ku buryo abantu bakoresha ubwenge n'ubushobozi bwabo gukoresha neza ibyo umuntu atunze, bigaragaza kubaha kamere n'umugambi w'Imana ku buzima. Nephilim barenze kuba inkuru zo mu byanditswe cyangwa iz'amateka y'inkuru z'ibinyoma, ahubwo ni isomo ry'uburyo imikorere n'imitekerereze y'abantu ishobora kwangirika iyo ubushobozi burenze cyangwa ubumenyi buhabwa abantu bukoreshwa nabi. Umutima w'ibyanditswe kuri Nephilim ugira ubutumwa bukomeye ku bantu: gukoresha ubushobozi mu buryo buboneye, kubaha Imana no kwirinda kwishyira hejuru y'ubushake bwayo. Ibi biracyafite agaciro gakomeye mu buzima bwa none, cyane cyane mu iterambere ry'ikoranabuhanga n'ubumenyi.
namwe turabifuriza gukoresha ubushobozi bwanyu neza kandi mu mugambi w'Imana. Ndabashimiye kandi mukomeze mwagura imiyoboro ugere hirya no hino ku isi kuko nimwe ubereyeho. Ngende mugira bangati nk'ibisanzwe, aha ni ku Mayobera TV. Ndabashimiye, mugire ibihe byiza.